cyo gusenga twicishe bugufi duteraniye hamwe turamye Yesu Wizarukunda wihaye nimazeyo none niteka ryose yuhariza amaraso yawe mazanyeze winenge yose ibyanjye byose ndabikweguriye none niteka ryose. Amen, amen. Amen, amen. Uhoraho ugira neza, Imana yacu idukunda, izina ryawe rihimbazwe. Mukiza mwiza Mana yacu, turagushima cyane, tukakushima rwose byimazeyo, ko dukunda urukundo rutangaje Mana yacu. Watwiriranywe mu myanya inyuranye, watwiriranywe mu mihati itari imwe. Kuri uyu mugoroba tugarutse imbere yawe kugira ngo twige ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato byigisha abakuze kwiga Bibiliya. Mana, wugurura imitima yacu, wugurura ubwenge bwacu, maze aya magambo duhora twiga uko bwije buri gihe n'uko bukeye, ugiyandika mu mitima yacu, udusobanurira, atubera impamba n'urwego bizatuma tugera iwawe tutatsinzwe n'urubanza Mana yacu. Turagushima cyane ko utugirira neza, twumvise indirimbo abana bawe baturirimbiye bakuririmbiye, natwe twumviraho yuko ibyacu byose tubikweguriye, yuko uko turiho kose ari ibyawe, ari imigambi yacu, ari amajwi yacu, ari amaguru, ari amaboko, mbega uko tuhagaze kose n'uko tugenda. Uko turi kuri uyu murongo rero utubabarire rwose, maze utubabarire weza gukiranuka kwacu, maze utugire abana bawe. Ijambo ryawe riratuyobora muri byinshi, ni urumuri rutumurikira inzira tunyuramo. Ujye uduha gutega amatwi risomwa, ujye uduha amatwi igihe tunari ryisomera tunumva n'abari dusomera, kugira ngo uri mu ijuru uzajye udusobanura uko bikwiriye. Turi abana bawe, waradukunze, n'ubu ukomeze utwumve, utugirire neza, kandi tukwereke n'abo turi kumwe batari bashobora kuza, wihutisha intambwe zabo nabo baze dusangirire hamwe ibyiza uba waturinganirije. Hari n'abarwayi dufite hirya no hino, ari abo tuzi ari n'abo tutazi, bose turabazanye mu ngobyi y'aya mashengesho yo kuri uyu mugoroba, kugira ngo ubagenderere aho bari hose, ubuhagira ibyaha byabo, maze ubakize indwara z'imibiri n'iz'imitima, n'abari mu kaga kenshi katavugwa, cyane cyane abari mu ntambara z'urudaca, cyane cyane abishwe n'inzara, abadafite aho bari, ababuze ababo. Ibiri kuri iyi si Mana ni byinshi cyane, biriho binaniza abantu, bigacogoza intwari kugira ngo ducogore, ariko ntabwo tuzajya ducogora, kandi waradupfiriye, kandi uri umwami wacu, kandi uri umuremyi wacu, kandi utubereye byose, kandi witeguye kutwakira. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange. Rwose turaje kuri uyu mugoroba, maze utubabarire, Mwuka Muziranenge atwegere, maze atwongorere ijwi ryiza ryo kutuyobora mu nzira dukwiye kunyuramo, maze igihe nigihigera tuzishimire kukwakira no kukubona. Ngaho rero ukomeze kutwumva no kutufasha, abariho biga ijambo ryawe, abariho baritanga bahereza abandi kugira ngo baryumve, bose ubagenderere, twese utugenderere. Ngaho ibyo ushaka n'ibyo ukunda byose ubiduhere hamwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. 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 Ngiye tugiye kwigana uyu munsi
icyigisho twatangiye ku isabato, twatangiye iki cyumweru gifite umutwe w'amagambo ngo muri Zaburi umugabane wa mbere. Muri iki cyumweru tukazajya tureba mu buhanuzi urebye bwavuzwe muri Zaburi inshuro nyinshi, buboneka muri Zaburi kandi bukaboneka aho buzasohorera, bukaboneka no mu yindi mirongo ya Bibiliya nko mu byahishuwe. Muri Zaburi harimo ubuhanuzi bwinshi. Icyo kwibukwa rero twakibonye mu byahishuwe mu gice cya 14 umurongo wa mbere avuga ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Abo ni ba bantu 144 Yohana yeretswe ngo bafite izina rya Yesu, y'umwana w'intama ndetse n'irya se Imana Data mu ruhanga rwabo. Ejo rero twarebye umutambyi mukuru wacu utarinjijwe ahera n'amaraso y'intama n'amapfizi, ahubwo winjiyeyo kubw'amaraso ye. Umutambyi wacu ari we Kristo, ari nawe ugereranywa n'uwo mwana w'intama washushanyaga igitambo, uri ahera cyane ubu ngubu, ahagaze aducira urubanza se cyangwa se atambira ibyaha yarabitambiye. Babyitaga umunsi w'impongano cyangwa umunsi wabaga rimwe mu mwaka kweza ubuturo bwera, ariho byo Kristo arimo, ari nabyo twebwe nk'Abadiventiste twita byatangiye mu cya 844, ari nabyo twabonye ko ari urubanza kagenzuzi cyangwa se urubanza rureba abantu bose ari abapfuye. Twizera ko zatangiriye mu bapfuye nk'uko ya ndirimbo yacu bivuga, zikagera no mu bariho. Wenda ni ikibazo dushobora kwibaza, ariko tubona ko ari Kristo rukora nk'umutambyi wacu mukuru kandi ari ahera cyane. Uyu munsi rero tugiye kwiga umusozi Siyoni. Mu byahishuwe 14 tubona ubwoko bw'Imana buhagaze ku musozi Siyoni. Buhagaze ku musozi Siyoni. Umusozi Siyoni wa kera wari uherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa kera wa Yerusalemu n'uyu munsi, kandi uwo mujyi wafatwaga nk'icyicaro cy'intebe y'ubwami bw'Imana. Muzi ko Yerusalemu niho hari urusengero rw'Imana, niho amahanga yose yaturukaga akaza gusenga Imana. Ndetse na mbere urusengero rwa mbere rwasenywe rwa Salomo niho rwari ruri, baza kurusana ari rwo rwari ruhagaze rwo basanye. Nyuma igihe Yesu yabagaho, rumwe yababwiye ati urusengero, inzu yanyu isigaye ari umusaka. Ni urusengero rwa kabiri rwari rwarasimbuye rwa Salomo rwa mbere. Ariko rero n'ubuturo bw'Imana nabwo bwabaga i Yerusalemu. Bavuga ko rero bwabaga ku musozi Siyoni, ari naho abantu bose baturukaga imihanda yose baza i Yerusalemu nyine gutamba no gusenga Imana, cyangwa aho Imana iba. Uwo musozi nyine kuri Yerusalemu yari centre, ariho ryari huriro, harimo urusengero rw'Imana cyangwa se inzu y'Imana cyangwa se aho Imana yabaga mu bwoko bwayo. Icyo gihe umusozi Moriya waje kugereranywa n'umusozi Siyoni. Mu yandi magambo, uko kugaragaza ubwoko bw'Imana bwasigaye bwo mu minsi iheruka, mu yandi magambo, uko kugaragaza ubwoko bw'Imana bwasigaye mu minsi iheruka, kugaragaza mu mvugo
yakoreshwaga mu buturo bwera, kimwe n'ibindi bintu by'ingenzi dusanga mu byahishuwe. Iyi mvugo rero hariya bakoresheje iriya mu byasho 14 n'uriya murongo twasomye wa mbere kugeza ubundi biragenda bikagera ku murongo bari butubwire kwasoma wa 5, ni ukuntu babonye abantu ibihumbi 144 ngo inzovu 4 n'ibihumbi 4 bahagaze imbere y'Imana ku musozi Siyoni. Iyo mvugo shusho rero bakoresha ururimi rw'ahantu cyangwa se amazina y'ahantu yarazwi, ariko ntibivuze ko mu ijuru ari Yerusalemu iriya yo mu Bisirayeli yavugwaga. Nuko ikigereranyo cyabo bo bari bazi ko urusengero rw'Imana ruri Yerusalemu ku musozi Siyoni. Ubwo rero ikigereranyo cyabo mu mvugo shusho, kuko ariyo magambo bari bafite bavuga, niyo magambo Yohana yakoresheje asobanura nyine ko yabonye ihema ry'Imana mu buturo bw'Imana, cyangwa se ku musozi w'Imana turi bubone no muri Zaburi, cyangwa se aho Imana iri. Bo ku bwabo nk'abantu bari ku isi bari bazi ko Imana iri Yerusalemu mu rusengero rwabo. Niyo mpamvu na Yohana yeretswe yaravuze ati ku ihema ry'Imana, ku nzu y'Imana, abantu bari bahagaze imbere y'intebe yayo ku musozi Siyoni. Ngo hashimwe umwana w'intama w'Imana, ubwoko bw'Imana buri ku musozi wayo wera. Reka dusome muri Zaburi 15. Zaburi 15, Zaburi ntoya turayisoma yose. Haravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? N'ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, atabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Hano umunyezaburi yari bazaga ni Dawidi ati ninde uzaguma mu mahema yawe? Ninde uzahagarara ku musozi wawe wera? Umuntu uzahagarara imbere y'Imana. Umusozi w'Imana naho Imana iri, naho imbere y'Imana muri make. Ninde uzabasha guhagarara adatsinzwe muri makeya imbere y'Imana? Arangije aramurondora. Ugendera mu by'Imana ishaka, iby'Imana ikunda, nutagira umunwa ubeshyera abandi, utavuga ibinyoma, atarenganya abantu, atagira indamu ngo agurishe ibintu kugira ngo yungukeho byinshi, umuriganya muri makeya. Umuntu rero ugenda udahemukira abandi, utabonera ibyiza cyangwa inyungu mu byago by'abandi, umeze atyo ngo ntabwo azigera anyeganyezwa. Bongeye kudusaba muri Zaburi 24, nayo ni Zaburi itari ndende, nayo ndayisoma, nayo ni Zaburi ya Dawidi, ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayirimo, kuko ari we wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? N'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we
ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma. Uwo ni we uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe, Mana ya Yakobo. Mwa marembo mwe nimwunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? N'Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, n'Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Mwa marembo mwe nimwunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? Uwiteka Nyiringabo niwe mwami w'icyubahiro. Amen. Na hano Zaburi Dawidi yaribazaga ati ninde uzabasha guhagarara imbere y'Imana, ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka? Umusozi rero ntidutekereze ko ari umusozi nyine, bishobora kuba n'umusozi uhari, ariko ninde uzazamuka, ngo ninde uzajya mu bikari by'Uwiteka, ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzabasha guhagarara imbere y'Isumba byose, ngo n'ufite amaboko atanduye, ntagire iminwa iriganya, ntagire ibyo byose bavuze. Donc aravuga abantu bazabasha guhagarara imbere y'Uwiteka. Badusabye no gusoma mu Byahishuwe 14 umurongo wa 1 kugeza ku 5, naho ndasoma. Umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma, kuko ari abaziranenge. Aya magambo nyasoma nakomeje kuyibazaho. Hari aho basobanura ko aba bantu 144 ari abantu bazaba bakiriho Yesu agarutse, baciye muri ka kaga, ntibatenguke ku bintu by'Imana, barahagarara barashikama kandi badapfuye. Bivuga ko hari abantu benshi bazajya mu ijuru bazaba barasinziriye, abazazira akarengane n'abazize akarengane kuva isi yaremwa kugeza Kristo aje. Ariko ngo sinzi niba nibeshye, aba 144 n'abazahagarara imbere y'Imana badapfuye, baciye muri ubu buzima turimo, Yesu agaruka bahagaze bemye. Ikindi ngo iyi ndirimbo nibo bazabasha kuyiririmba bonyine, nta wundi muntu mu bazutse bose no mu bindi byaremwe byose bizaba biraho, nta n'umwe uzabasha kuyiririmba keretse aba bantu.
ikindi tubonye amagambo nanone akunda kunjija ariko wenda turi bubivugeho ngo abo umurongo wa 4 abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikiye umwana w'intama aho ajya hose. Mu byo byose no mu basinziriye harimo nyine abazaba bazutse bazaba barakurikiye umwana w'intama aho ajya hose, ariko abangaba specifically kuko bazaba ari bazima bazaba barakurikiye byumvikana no mu kaga urupfu nta kintu bibabwiye n'ibiki byose bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Aho njijwa rero ni hano mu hatekerezo turaza kuvugaho mbere yuko nkomeza icyigisho ngo bari abari bivuga ko batigeze basambana hirya no hino cyangwa se batigeze bajya mu yandi madini bakurikije ukuri. Aho hano ndashaka ko muza kwansobanurira wenda ndaza kugiformulating neza. Anyway, nuko bari batubwiye gusoma noneho bakatubaza ngo kubera birabyana aho Dawidi avuga nyine ikibazo cyavuga ngo ni irihe huriro muri aya masomo tumaze gusoma riboneka ahangaha, ngo ni mu buhe buryo umuntu yinjira muri iri tsinda ry'aba bantu. Niyo mpamvu buriya nibajije biriya bibazo byose, ariko se wajya kuryinjiramo nonaha niba waraciye hirya no hino buri byo byose ntukiri umwari. Icyo ni kimwe, kugira ngo rero umenye ko uri umwari mwiza nyawe, kuko nuri mu bikundi kwizera nawe azi ko yizera by'ukuri. Kugira ngo rero umenye ko uri umwari utigeze usambana hirya no hino. Ese ngeka nkoresha amagambo wenda ameze gutya mu bitekerezo, ese ni ukuba turi Abadventiste tutarigeze tujya mu yandi madini? Ese ni ukuvuga ko muri abantu 144 nta bandi bantu babigeze kuba mu yandi matorero wenda se mu yindi myizerere bashobora kuyabonekamo bakihana? None se ubwo babonetsemo baba barabaye abari neza kuko bari bafite ukundi kuri bamenye, noneho nyuma bakamenya ukuri, noneho bagahagarara badatsinzwe? Ibyo ni ibibazo nibaza byinshi cyane. Reka dukomeze icyigisho. Ubusobanuro bw'abemerewe kuguma mu ihema ry'Imana dusanga muri Zaburi ya Dawidi ni urutonde rurerure umunyabyaha adashobora kuzuza. Biriya byose Dawidi yavuga ati ninde uzahagarara ku musozi w'Imana, ninde uzahagarara mu ihema ry'Imana. Yavuze urutonde. Umunyabyaha rero ntashaka kubwuzuza, byanze bikunze aragira amange. Ngo ninde muri twe ushobora kuvuga yuko buri gihe tugendera mu nzira igororotse, cyangwa akavuga ko buri gihe tuvuga iby'ukuri nk'uko biri mu mitima yacu. Ngo nta n'umwe muri twe ushobora kuvuga yuko tutazanyeganyezwa. Bibiliya yigisha yuko nituvuga ko ari nta cyaha dufite, ukuri kuba kutari muri twe. Niko muri Yohana wa mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 8, mu gice cya mbere umurongo wa 8 niko havuga. First John, Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 8. Nuvuga ko nta cyaha ugira, kuri ntukuba kukurimo. Kandi tubonye ko aba bantu byanze bikunze bagomba kubarabira, kuko hari abantu bazaboneka imbere y'intebe y'Imana. Ubwo rero aba bantu mbagiraho icyo akabazo gakomeye cyane, nkibaza uburyo abo bantu bazaboneka muri iyi si. Abantu batigeze baba basambanyi, batagize ururimi rubeshya, bavuze ukuri uko kuri mu mitima yabo, bakubaha Imana, bagakurikira umwana w'intama aho ajya hose, ntihagire ngo nenge nimwe babonekaho. Ngo nta wundi nzi ko kumwisho uza kumusubiza wenda ari kwibaza ati none se kumwisho ko Yesu azaba yatubwiye ngo uwezwe akomeze yezwe, uko nyine bazabo bantu bazaba bahari bejejwe, ariko ikintu bayigeze gukora. Naho abangaba 144 tubona ko batigeze na rimwe mu buzima bwabo bahinduka abasambanyi, keretse niba numva isomo uko ritari.
reka dukomeze ngo nta wundi mwanzuro twafata uretse uwo kuvuga ko ntama w'Imana ari we udushoboza guhagarara kuri Siyoni. Ni igisubizo ariko turaza kubidebetingaho ntabwo nyumva neza. Ngo ntama w'Imana ntabwo avugwa muri Zaburi ya Dawidi ariko agaragara mu busobanuro bwo mu Byahishuwe 14. Ni nk'aho Ibyahishuwe 14 hasubiza ikibazo Dawidi cya Dawidi, kiriya kibazo Dawidi yari ari kuvuga. Avuga ati ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara mu mahema y'Imana, mu bikari by'Uwiteka. Ibyahishuwe biti nta n'uwakurikiye umwana w'intama aho ajya hose. Ibyahishuwe bigasubiza ati uwo nguwo ntiyigeze ahinduka umusambanyi. Ayo magambo abiri nyafiteho ikibazo. Ntabwo nyafiteho ikibazo aho umwana umukurikira ajya hose, ushobora kumukurikira wari mu byaha ukabivamo, ariko kuba utaracumuye cyangwa se utarigeze usambana mu bindi myizerere, donc bivuze ko hari abantu bari excluded bazashyirwa hanze kuko bigeze kujya mu yindi myizerere wenda bakagaruka mu kuri nyuma. Okay. Ubu kuba ntama w'Imana yarashyizwe ku musozi Siyoni mu buturo bwera, dushobora natwe guhabwa kubwo gukiranuka kwe gutunganye twahawe kubwo kwizera. Reka nongere mbisubiremo. Ubu kuba ntama w'Imana yarashyizwe ku musozi Siyoni mu buturo bwera, dushobora natwe kuhaba kubwo gukiranuka kwe gutunganye twahawe kubwo kwizera. Dushobora kugira ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Ubu tubibona mu Baheburayo 10:19-20. Ngo twinjire tudategwa, niko Pawulo yavuze, kuko dufite umucamanza umeze gutyo, ngo twegere intebe tudatinya, niko bivuga. Dushobora kwegera intebe y'Imana tudatinya kuko dufite uwadutangiye igiciro cyasabwaga. Ngo mbese iyo hataba amaraso ye ni ibihe byiringiro twari kuba dufite? Ntabyo. Tekereza ku masezerano yose Bibiliya avuga ibyo gutsindwa kw'icyaha. Kuki nubwo ayo masezerano ahari tukisanga twananiwe gukurikiza urugero Yesu yadushyiriyeho, kandi kuki dukeneye imibereho ye nk'incungu yacu? Dutekereze ku masezerano yose Bibiliya ivuga mu gutsindwa kw'icyaha, uburyo icyaha kizatsindwa. Ngo kuki nubwo ayo masezerano ahari tukisanga twananiwe gukurikiza urugero Yesu yadushyiriyeho, kandi kuki dukeneye imibereho ye nk'incungu yacu? Hari amasezerano menshi atwizeza gutsinda icyaha, ariko nyamara dusanga buri gihe twaguye. Ni kubera iki dukenera amaraso ya Yesu na Kristo ubwe nk'incungu yacu? Nguko icyigisho cyacu kirangiye uyu munsi, ariko tubitekerezeho kuri ariya magambo yo mu Byahishuwe 14. Gukurikira umwana w'intama wajya hose ndabyumva, ariko kuri abantu batigeze basambana, donc babaye pure ku ijambo ry'Imana kandi kukuri pe. Ese abo bantu ni ukuvuga ko ari abamenye ukuri gusa, cyangwa bigeze gucumura bamenye ukuri barwanira kugira ngo bamenye ukuri, cyangwa se hariho
abantu ubwoko bwatoranyijwe, niko navuga nko mu gihe cy'Abayisiraheli bari baratoranyijwe, bazaba ari pure ku ijambo ry'Imana, ari abavierge ku ijambo ry'Imana, ari abaziranenge, ari amasugi, ku buryo batigeze bareba hirya no hino. Nicyo bishatse gusobanura. Murakoze, mureke tuganire. Ngiki cyigisho cyacu. Urakoze cyane Claudine, urakoze kubw'ingingo umaze kutuyoboramo. Iyi ngingo itubwira ibyo ku musozi Siyoni. Uyu musozi rero waririmbwe no muri Zaburi ya 15 na Zaburi 24, ari nayo batubwiye gusoma izo Zaburi zombi. Iyi Zaburi ya 15 ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzaturuka ku musozi wawe wera. Iyo ni Zaburi yaririmbwe, niyo yabazaga aya magambo. Zaburi ya 15 ubundi isa naho ikurikira Zaburi ya 23. Muri Zaburi mbega zizwi cyane kandi zikunzwe n'abantu cyane. Mbega ni Zaburi yitwa ko ari Zaburi mbega y'umuturage mwiza w'ijuru, mbega cyangwa se umuntu mwiza wuzuye, umuturage mwiza w'ubwami bwo mu ijuru uko yagombye kuba ameze. Ndetse inyandiko za Kiyuda zizwi nka Talmud zivuga yuko amategeko 613 aboneka mu bitabo bya Mose, bitabo 5 Pentateuch, asa naho mu by'ukuri yose akubiye muri iriya Zaburi ayibonekamo. Bisa naho mbega mu by'ukuri ibintu byose by'ingenzi umuturage mwiza yasabwaga bikubiye muri iriya Zaburi. Uriya musozi rero Siyoni wavugwaga hariya, ngo niuzazamuka aza ku musozi wawe, ni umusozi Siyoni wavugwaga hariya, kuko ubundi mu by'ukuri wasaga naho uherereye hejuru ku butumburuke bwo hejuru, Siyoni yo hasi. Ikindi nakubwira, witwaga kandi ko ari umusozi wera. Ikindi nakubwira nuko nkuko tubibona no muri Zaburi ya 24, hari ahantu ubundi hari hatuye abaturage bayebusi. Zaburi 24 ubwo yaririmbwe na Dawidi, yari amaze kuhirukana abaturage bayebusi, ahahindura ururembo rwe, ahahindura ururembo Siyoni, bari baramusuzuguye bazi ko adashobora kuzahagera. Arahigarurira, afata Yerusalemu, arahigarurira, igipande cya ruguru agihindura mbega icyicaro cye ku musozi Siyoni. Ubundi kera hahoze hitwa Moriya kuri uyu musozi, nyuma ariko muri izina rya Moriya ryaje gusa naho ryibagirana, hakajya yitwa izina Siyoni. Hari hejuru rero ku butumburuke bwo hejuru, akaba ariyo mpamvu hitwaga ku musozi w'Uwiteka, kuko kariya gace niko kabaga gaherereyemo inzu y'Uwiteka, kandi ni nako kari gaherereyemo ingoro ya cyami. Kubw'ibyo rero umuntu wagombaga kuzamuka ajya ku musozi Siyoni ni umuntu ufite mbega umutima utunganye, ni umuntu ufite umutima uboneye, mbega ibyo ibivugwa ibyo agomba kuba yuzuje byose bibonekamo hariya. Zaburi ya 24 by'umwihariko yajyaga iririmbwa mu minsi mikuru yihariye. Bamwe bavuga ko Dawidi rero nkuko nari maze kubibabwira ko yayihimbiye mbega by'umwihariko uriya munsi wihariye. Ariko amagambo aboneka ku murongo wa 7 kugeza wa 10 yaje kuririmbwa n'abamarayika ubwo ijuru ryakiraga umwami w'icyubahiro, umwana wa Dawidi, aje mu ijuru i Yerusalemu. Uwo ni Yesu igihe yarazutse dimanche mu gitondo, kuwa mbere mu gitondo, ubwo yari amaze kuzuka, cyagiye yabwiraga Mariya ngo ntunkoreho ntarajya kwa data, akamubuza kumukoraho. Cyagiye Mariya amusanze mbega kwirimbi, agashaka kumuhobera, yari yabanje kumubura. Nawe ahita rero atubwira yuko mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose paji 833, ndetse n'inyandiko z'ibanze 187, 190, 191, aho hose nawe ahita arabivuga ko abamarayika baririmbye iriya ndirimbo, umwamarembo y'Uwiteka mwe nimwunamuke, umwamarembo y'Uwiteka mwe nimweguke, umwami w'icyubahiro abyukuruke. Umwami w'icyubahiro rero ni Yesu. Mariya yarababonye bari abamarayika ubwo bakiraga Yesu bamuprotokora,
bamukoreye koruteje cyangwa se baramwesikotinze ubwo yajyaga mu ijuru kuri uriya munsi baririmba iriya zaburi ya 24. Ni zaburi yari ikomeye cyane, ndetse hakurikijwe amateka zaburi ya 24 iyi ngo yajyaga iririmbwa nk'umugabane umwe wo kuramya mu rusengero i Yerusalemu umunsi wa mbere w'icyumweru. Ndetse kandi nanone iyi zaburi nanone muri ibi bihe bya none igikoreshwa mu kuririmbwa ku isabato mu gitondo no mu materaniro ya nimugoroba cyangwa se gahunda zo kuramya za nimugoroba muri za sinagogi z'abayuda. Mbega mu masinagogi y'abayuda iyi zaburi iracyaririmbwa, mbega nk'uko turirimba dushime nyir'umugisha cyangwa se za ndirimbo dushima mbega za mutuze muri za gahunda zo kuramya, nayo rero ikoreshwa buri gihe mbere y'uko mbega basubiza ibitabo bya Mose kubibika mbega aho biba bigenewe kubikwa mu isanduku. Zaburi ya 24 rero ni zaburi ikomeye cyane. Aha kandi batubwiye ngo no mu byahishuwe ngo umwana w'intama ahagaze ku musozi Siyoni n'abantu 144, aho bavuze ngo nibo bazaririmba iriya ndirimbo y'umwana w'intama, ngo nibo bonyine, ngo nta wundi wabashije kuyiga usibye bo gusa. Kubera iki? Kubera ko bazaba banyuze muri experience yihariye, bazaba banyuze mu bihe byihariye badasangiye n'abandi bantu, ibihe biheruka bazaba bahanganyemo na Babuloni. Ubw'ibyo rero nta muntu uzaririmba ibihe bazaba banyuzemo, kuko nta wuzi uko bimeze. Nyine nibo ubwabo bazabiririmba ngo ijoro ribarwa riraye. Biriya 144 nk'uko tubizi ni abantu Yesu azasanga ari bazima bazanyura mu mibabaro iheruka. Akabazo rero Claudine agiye yibandaho ngo nuko ari abari ngo batiyandurishije abagore bavugwa hariya ni Babuloni n'abakobwa be, uko ubuhanuzi bw'ibyahishuwe buberekana. Babuloni turayizi n'abakobwa bayo, amatorero ya giprotestani yayobotse itorero ry'i Roma bakajyanirana. Abo rero n'abazaba bahagaze batifatanyije nabo kuba bitwa abari, no kuvuga ko mu by'ukuri cya mbere cyo ntabwo bazaba barayobotse mbega ari amadini cyangwa se ari amatorero azaba ariho kiriya gihe yayobotse Babuloni, ahubwo ngo bazaba ari abari n'abaziranenge. So kuvuga ko kera batigeze gukora icyaha, ahubwo mu bihe biheruka bazaba bagaragaye batunganye. Twibukiranye yuko Bibiliya igereranya abategereje Yesu, kwakira Yesu nk'abari cyangwa se nk'abakobwa. Niko tubibona mu mugani w'abakobwa 10 tubona muri Matayo 25. Yesu yagereranyije yuko kuza kwe n'abakobwa 10 di vierge biteguye gusanganira umukwe. Nabo rero nuko bagereranywa bariya, kubera ko bazaba biteguye gusanganira umukwe. Bazaba bari mu matorero atandukanye, ni nabo bavuga mu byahishuwe 18 ngo ubwoko bwanjye musohoke muri Babuloni. Abo ni abantu mu by'ukuri bazaba bategereje Yesu, bavuye mu matorero n'amadini atandukanye, batazaba bagendanye na gahunda y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, byose bizaba biriho muri icyo gihe giheruka. Barakoze n'abandi mwagira icyo muvuga kuri iki cyigisho. ahari yenda kugira ngo cyumvikane neza. Claudine Karame. ushobora kuba umudivantiste, ushobora kuba mu itorero ry'abadivantiste utari umudivantiste. Kuba mu itorero ry'abadivantiste utari umudivantiste? Oui, birashoboka. Ushobora kuba mu itorero gatolika utari umugatolika. Birashoboka cyane rwose. Ushobora kuba mu baporo wo kugendamo ariko utari umuporo. Birashoboka, ahantu hose wahaba utari birashoboka. Vuba rero, vuba si kera, imizinga izavamo imyibano. Abo bose wumva bahari ariko badahari,
nibo Yesu azakusanya bamubere abari mu gihe giheruka. Abona nibo bazaririmba iriya ndirimbo 144,000. Benshi bagiye bavuga ko ngo ari abo ngo ari Abisiraheli bo mu burasirazuba bwo hagati. Oya, 144,000 ni umubare ushyitse nk'uko ubuhanuzi buvuga, kandi tubyinjiramo. Winjirira he? Ufite ekikase, niba ngo ni ekikase, ubwo ni ukuvuga ngo ujye mwuka byaramo ni itsinda, umuryango winjiriramo. Kuko uzarebe urebe uriya miryango yose yari ifite ari amazina yose yari afite icyo asobanura. Hari abahinzi, hari abategetsi, hari indwanyi, hari abaki, hari byarafite. Ufite rero mu murimo ukora, muri talanta zawe Imana yaguhaye, aho winjirira muri uriya mubare. Wibuke Yesu igihe avuga ngo bamwe yahaye itaranto ngo bagende bagenzure, abandi yahaye itaranto ngo bagenzure, bamwe bakayitaba abandi bakagenzura. nawe binjirira. Ufite aho winjirira. Ntabwo ari Abisiraheli bariya bo muri Asarazuba, oya, nabo barimo. Ariko ni nk'uko binjiraga, nk'uko bose babambaga amahema bakurikije imitwe yabo, kandi amahema yabo ateye umugongo iburasirazuba, ahubwo arebye ihema ry'ibonaniro ryarebaga iburasirazuba, kugira ngo batazigera na rimwe basenga izuba. Niko nawe winjirira muri icyo gika. Uze gusoma neza, iyo usomye mu buhanuzi, pastor we hariya aza kugira icyo abivugaho. Buri cyiciro cyose gifite icyo gisobanura, kandi buri mwizera w'itorero afite aho yinjirira muri icyo cyiciro. Murakoze. Kumva nabyumvise ibyo, ariko icyo numvaga ni hariya ngo reka mongere masome, kuko bari bavuze ko ari abagendera mu kuri, batigeze bareba hirya no hino. Bari hari kubera ko buretse ntibajye nyine iyo bahagaze Yesu barwana n'icyaha, Yesu ababona nk'intungane kuko bijejwe, ababona nk'abandi. Icyatumye njyewe ufite mbibaza nuko najyaga nisobanurira ibyo niteragamo amabite wenda. Ubwo wazagera ubwo uvuga, wazagera ubwo unyuranya na Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ibyo n'ubundi banabivuze, ariko hano ku murongo baravuga ngo abo nibo batandujwe n'abagore nk'uko ari kuko ari abari batandujwe n'abagore. Abagore ni ayandi, umugore ni itorero. Umva Claudina, mu byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 14 haratubwira ngo ndamusubiza nti mwami wanjye, duhere ku wa 13, umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bandi kandi bavuye he? Ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Umuntu wese wanyuze mu bibi ariko akihana agatera umugongo ibibi, ibishura by'akabimesa mu maraso y'umwana w'intama, ntabwo abakibarwaho byaba ibihugu yitwa umwari n'umuziranenge. Ubwo amaraso ya Yesu arameshwa mu bishura by'umwana, mu maraso y'umwana w'intama, akera pe, agatwikirirwa n'amaraso ya Yesu, akitwa umwari n'umuziranenge.
kandi hari abantu bati ba bandi bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. ariko iryo ni irindi tsinda uri kuvuga. none Amazina naba bose. ni 144 ni 144 nibyo ibyo muze ari kukubwira nibyo ni 144 icyo ntabwo ari nuvuga igitsina. rero ngo batiyandurishije abagore njye nasobanura Ye ko nabo nyine abagore- kuko begeshejwe amaraso y'umwana w'intama. umva Claudine Karame. nibyo ibyo bari kukubwira nibyo bageze ku musozi Siyoni bahagejejwe n'umwana w'intama si ku bwabo babashije kuhagera bahagaze kuri uriya musozi niyo wahabagejeje ntabwo ari ukubera gukiranuka kwabo ahubwo ni gukiranuka kwa Kristo kandi ngo ntibiyandurishije abagore ubundi umugore hariya mu byanditswe ashushanya itorero. Voilà, aho niho nshaka umugore mwiza w'umunyangeso nziza ashushanya itorero ry'ukuri hanyuma umugore w'umunyangeso mbi agashushanya itorero ryataye umurongo. Hariya rero itorero ry'i Roma hamwe n'amatorero yataye umurongo arikurikira mu by'ukuri akagendera mu birenge byazo cyangwa se mu ntambwe zazo hariya ashushanya mbega umugore n'abakobwa niko Babuloni ijya ibita cyangwa se abagore muri ubwo buryo nanone. Ariya matorero rero niyo umuhanuzi Yohana yavugaga hariya mu byahishuwe w'abagore. aho rero noneho urumva ko abo rero ngo noneho ngo ntibiyandurishije abagore ngo kuko ari abari. Voilà. Abari hano rero iyo bakoresheje iri jambo mu kigereki bakoresheje ngo paritenoyi. Iri ni ijambo rikoreshwa bashaka kuvuga yaba abagabo cyangwa se abagore bose babavugaho. Paritenoyi niryo jambo bakoresheje. Iri ni ijambo mu by'ukuri ry'ikigiriki riganisha kubo bita mbega les vierges. Voilà. Batiyandurishije abagore mbega nicyo bashakaga kuvuga. Hariya rero icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ko bariya abera biswe hariya mbega abari biswe abari kubera iki? Kubera ko birinze kuyoboka Babuloni cyangwa se kuyibarizwamo cyangwa se kugira icyo bakorana nayo. Banze rwose kugirana umushyikirano na Babuloni cyangwa se n'abakobwa ba Babuloni. Mu gihe Babuloni n'abakobwa bayo bari barahindutse mbega ibikoresho cyangwa se bazaba barahindutse ibikoresho bya Satani mu karengane gaheruka cyangwa se mu mbaraga za Satani n'umwete azaba afite wo gushaka kurimbura abera mu gihe giheruka ni mu karengane gaheruka. Abo rero ni muri ubwo buryo biswe abari kuko ntibigeze bagira uruhande bahereramo, ntibigeze baherera mu ruhande rw'ayo matorero cyangwa se mu ruhande rw'ayo madini muri make. Ufite nicyo nashakaga. Aho niho mbyumvise neza kubera ko kugira ngo dayeri ubyumve neza Claudine. Hariya muri 80 muri mwaka w'2000 je pense oui. Hariya hakurya twamara twashingiye umukobwa. Yari yarabyaye ikinyendaro. Donc baravuga ngo ntabwo ari bwambara agatimba. Arababwira ati noneho turabisuzuma, aratubwira ati njyewe ndi umwari, agatimba ngomba kukambara. Tugiye kureba koko dusanga ni umwari. Kubera iki? Yatwaye ikinyandaro ataramenya Kristo. N'umugabo umusore wakimuteye nta nuzahwiri uyifitiye umwana we arabatijwa amenya Yesu. Uwo muntu se uravuga ngo ntabwo ari umwari ute? Ni umwari. Birasobanutse rwose cyane urwo rugero rurabisobanutse. Ni umwari pe kuko Yesu yamugize iki? Yamugize umwari. Igihe bamwambitse agatimba. Hari umwari wo mu Kinyarwanda n'umwari wo muri Bibiliya. Kugira ngo byumvikane. Icyo nashaka kusobanukirwa nuko pasiteri abivuze neza, avuze ko
nibyo navugaga abagore hariya bisobanura imyizerere nyine ya Babuloni nyine mu gihe Voilà. noneho bariya rero n'abazaba bakiriho bazemera bagapfa bakakurikira umwana w'intama wazajya hose ariko ntibiyandurisha abo bagore nyine bazaba bari mu minsi y'imperuka. Voilà. Bavuga abagore ntibavuga umugore umwe, bivuga ko ari abagore benshi bashobora kwanduza. Hano hari amatorero angahe Claudine? Arenga urugero menshi. Voilà. None itorero ni iki? Ni umugore nyine. Voilà. None ayo matorero ni iki? Ni abagore. Voilà. Icyo nicyo nashaka kumenya. Abagore ni amashami, umugore ni umwe nyine, ni Babuloni n'amashami yayo ayikomokaho yose. Amatorero ya Giprotestani yataye umurongo niyo bisa abakobwa be ba Babuloni cyangwa se abagore. Bivuga ko umuntu utazaba aho rero niho ngera nkavuga ni gufata ukuri umuntu akagukomeza, umuntu utajya kureba. Ibyo rero bigahita bituma nibaza ukuntu duhora tuvuga ngo tuzana ambiance y'ahandi. Ufite ni naho nashaka kugera cyane ngo abantu nibakiza gusenga ngo tugomba kuzajya turirimba nk'abana. Oya. Ibyo rwose ibyo ntabwo ari byo. Ibyo ntabwo byaba biri kutwanduza. Biratwanduza cyane kuko Satani ntidushaka kumera nk'abandi kandi tudakwiye kumera nk'abo. Satani mu gihe giheruka azazana kugira ngo ayobye itorero, azakoresha ibigezweho, akoreshe indirimbo. Izi ndirimbo ureba Satani ngo azazikoresha mu itorero. Uzi uko abantu bashobora gukora igitaramo rwose kikaryoha kigashyuha, abantu ukigira ngo abantu bafashijwe, ariko abantu Satani yabigaruriye. Urakoze cyane. Urakoze rwose. Sinzi niba ntaguciye mu ijambo. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe giheruka Satani ushobora kugira ukanezeza umubiri, ukitinyagura, ukagira uteme worship zero. Urakoze cyane. Uba ari nawe udusengera mu gusoza. Turashimira Claudine watuyoboye muri iki cyigisho. Icyigisho cy'ejo cyabaye nk'ikibwirizwa. Navuze jyenyine ndumva nta n'uwabajije ikibazo, ariko uyu munsi rwose byari bishyushye. Ni byiza cyane. Simeho dusengere dusoze. Umubyeyi mwiza w'imbabazi n'urukundo ruhebuje, turashaka kuzaba mu mubare w'abacunguwe. Niba uzagaruka tukiri bazima, turashaka kwinjira muri uriya muryango ushyitse w'ibihumbi 142. Nta kuntu twabigeraho udatuye muri twe, utatuyoboye, utadukoresha. Mwami, utwemerere umwuka wera dukoreshe, maze duhinduke urusengero rwawe, duhinduke inzu yawe uvamo uturamo, Satani ahunge. Urakoze kuko utuburira, kandi cyane cyane muri iki gihe giheruka, ukaba ntacyo utasize utakoze kugira ngo tumenye ukuri. Uturinde gukerensa ijambo ryawe, kandi uturinde kwitwara nk'ab'isi, uturinde gushyushya intebe, aho uduhe komatana nawe aho urijya hose, tugukurikire. Tugiye kuruhura imibiri, turaryama twiziguye kuko tuzi ko ari wowe uduha amahoro, kandi ari wowe uraduha ibitotsi byicura. Abana bawe bagiye ku mirimo hirya no hino, aho bukeye, gukora no kuramya. Ubaho umugisha wawe, kandi babera abandi umugisha. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe
mu izina ryiza rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. amen amen. Murakoze cyane, turasoje. amen. Amen amen. Nahejo rero. Imana ibahe umugisha. Amen amen. Nahejo mu ngingo y'ejo, umugoroba mwiza kuri buri wese.